Umugore w'imyaka 39 wahingaga wo mu karere ka Rutsiro n'umusore w'imyaka 18 watemaga igiti mu karere ka Rutsiro batahuye ibisasu byo mu bwoko bwa grenade bitandukanye babimenyesha inzego z'umutekano ziza kubitwara ndetse ziranabituritsa. Ibyo bisasu byagaragaraga ko bimaze igihe kinini mu butaka. Polisi y'u Rwanda ikaba isaba abaturage kujya bigengesera igihe cyose babonye igisasu cyangwa icyuma badasobanukiwe ndetse bakanirinda kugikoraho ahubwo bakabimenyesha inzego z'umutekano. Uwo mugore witwa Manizabayo Vestine yagitahuye ubwo yahingaga mu murima uri mu mudugudu wa Tawuni, akagari ka Nganzo, umurenge wa Kivumu, akarere ka Rutsiro. Uwo mubyeyi kandi avuga ko yagitahuye ubwo yakubitaga isuka akakibona cyo mu bwoko bwa grenade, akabona irazamutse, ariko ngo bikaba byaragaragaraga ko imaze igihe kinini mu butaka. Ahubwo umubyeyi n'umurama ubwo yakubise ku ruhande akigitaburura. Uwo mubyeyi yahise abimenyesha inzego z'ibanze n'iz'umutekano ziraza zirakihakura. Umwe rero mu baturiye uwo murima wahuruye ubwo cyabonekaga yagize ati, twabonye ari igisasu cyo mu bwoko bwa grenade gishaje, hamagara inzego z'umutekano ziraza zikumira abantu kucyegera ndetse zinabasobanurira ububi bwacyo, zirakijyana, abaturage barataha. Yakomeje avuga ko inzego z'umutekano zabasobanuriye ko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma icyo gisasu bagisanga mu murima, harimo kuba muri iki gihe cy'imvura gishobora gutakara kikamanurwa n'isuri. Nizere gatari zaba ari nshyashya, izi zaba ari nshya ko ari na nyinshi se ahubwo. Hari indi arega nyiguye kandi muri iyo foto urebye hendi baza ahantu bwa mbere hahinzwe, ariko urareba akosa n'iziriyara urareba ni iyi ngiyi urareba rino shyamba ry'imbura buturi. Ariko hari n'ikindi mbonye kitari kiwa cyose grenade nyine ni grenade hari reka ndeke kubivugana tubwire oya musome ibitekerezo ubwo ngo bivugesha ntabwo wabifata nk'igitangaje. birabyo birashaje, ariko gusaza ntabwo byakibuza guturika, kandi numva barabijyanye bakabituritsa ahubwo. kuko nk'aka experience gatoya urabona rino shyamba ry'imbura buturi riri hejuru y'Igikondo. Sinzi ibintu by'intambara byabereyemo kera, hari hatezemo ibisasu byinshi cyane, akabwa kanyuragaho kagataruka pa ukumva kiravuze, umuntu yajya gutashyamo pa ukumva birakubise gutyo. Za mine se bahoraga batubwira abantu z'abagihayimana, abantu zicuramye zangaba, izo ngizo zose zari zirimo. Ubwo rero no muri ibi bice cyane urabona nk'ibi bice bya Karongi, Nyamagabe, Rusizi, ubwo ni Kibuye, Gikongoro na Cyangugu kera nk'ahantu habaye zone kwazi, kandi nta mirwano nyine ihambaye myinshi yahabaye. Abantu bashobora kuba barasize bateza imitego, cyangwa se bakaba barasize batabye ibi bisasu, bavuga ati singihungane, akagitaba, wajya guhinga gutya kikaba cyaguturika. Ajabu TV show Rwanda.